hari ingo zifatanywe n'akagozi k'ababyeyi bahora bakomakoma. Umukobwa agafata, umugore agafata telefone ati mama ukwezi kwashize narihanganye, uku nako ndihanganye ariko biranze ndumva umutima wenda gushwanyuka. Umubyeyi ati guma aho ngaho shaho widuha rubanda, nanjye nabanye na so ntamukunda. Urabona mudakuze. Ubu hari ingo zisigaye ku kagozi ka telefone, nyamuneka mubegere. Hari ingo zifashwe n'akadodo ko kwigira injiji n'impumyi. Ukabona ibintu biragoye kubaka, biragusaba kwigira injiji ukanaba n'impumyi, hakaba hari ibintu bizaza biba ukamera nkaho utagize gute. Ako nako ni akadodo ku buryo bicara bakabwira umugabo baturiya mugore waramushoboye, ubundi twese yari yaratunaniye. Ariko aka kagozi kazacika vuba bidatinze. Umugabo ashobora gutunga urugo agatunga umugore, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko amategeko y'isi ukuntu asigaye yubatse, umugore natunga urugo umugabo ari mu bihe bibi, ibyo bintu bigomba kujya no ku murenge bagahamagara umugabo akamubwira bati wataye urugo, ati hoya ntago narutaye ndurimo, bati none urumazemo iki? Ariko Imana igirengera abagabo pe, igigira iki bapfumbatisha. Hari abafashwe n'ubushobozi kubera ko amafaranga ari mu rugo, imodoka zihari, urugo rugikomerwa amashyi, ako kadodo kakaba ariko konyine basigaranye. Ariko nagira ngo mbabaza, iyi krize nikomeza abagabo benshi bari buhindurirwa amazina. Iyo utashye wahembwe batora umwana ukunda bakamushyira mu nzira, akaba ari uza kugukingurira urugi, agahita atangira dadi. Wajya kubona ukabona umugore yohereje mesaje, papa kanaka uratugeraho ryari? Harya iyo watashye bakwambuye bigenda gute? Urakomanga bakakubwira ati ariko urufunguzo ntuzi ko ruba ruri munsi y'urugi wakinguye. Mfite ubwoba ko akadodo k'ubushobozi nigacika hari abagabo batazongera gutaha mu ngo zabo. Ubu uru rusengero rwicayemo abagore bagiye barekura amagambo, bakaba barimo kurwana no kuyahanagura, ariko barimo gukoresha umuti udahanagura neza, bikaba byaranze. Umugabo akaza akagura imodoka akaguhereza urufunguzo, yarangiza agatakubwira ati ariko urabibona ko nabikubwiye ko ntazabimbwa, urabona ndimbwa kubera ko wamubwiye ko ntacyo azageraho. Hari iki? Hari imbwa ntago rizasaza. Guhanagura ijambo ryarekuwe n'ubugoryi biragoye. Umubyeyi umaze kumubyaza abana batatu, indi imaze kubyara abana batatu yabahetse ikanabakorera, kumbwira ngo uwo muntu arangana nk'uko wamurambagije angana ntibishoboka. Yarangiza umunsi umwe akabyuka yishimye akakuza imbere ati urabona bimeze gute, urabona ameze ne, naho akubise ka siporo iminsi 3, yarapimaga 200 hamaze kuvaho kimwe, ubwo aje kukwereka ko byagize gute, byahindutse. Umugabo nawe yarangiza akamwitegereza ati ndabona uri ikidumbari. Kurihanagura, iryo jambo kurihanagura bizagutwara imbaraga. Ubu rero abantu barimo baritegereza ikoranabuhanga nk'aho ari ryo ribasenyeye, ariko basenyewe no kutagira ubwenge. Ingo nyinshi, buri rugo rwose rusigaranye akadodo gatoya kenda gucika kugira ngo rusenyuke. Hari abafashwe n'akadodo k'amayeri, ukaba uri umunyamayeri w'umugore ufite umugabo uzi ko nawe akurusha amayeri kandi nawe uyamurusha. Ako kadodo rero gatuma ababingwa babiri babana, urugo ntirusenyuke. Abantu babareba bakazavuga bati inkweto yabonye iki? Abagabo b'ibisambo, abagabo b'abanyamwaga bashatse abagore nabo babarakare. Mujye muhorana ibibazo mu nama y'itorero. Mwiriwe bagabo b'abanyabwuzu, n'igihe uba umunyabwuzu ariko ugashaka umurakare. Ariko abagore bafite ubwenge nk'ubu ngubu Imana irakabagwiza mu itorero ryacu. Nshaka kubabwira yuko turashaka kuba injijuke ariko z'inyabyaha.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka nshima Imana yongeye kumpa amahirwe yo guhagarara hano. Naherukaga kera, ariko urebye hasi, urebye hejuru, urebye no mu maso yanyu, Uwiteka yababereye mwiza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari abarakare barimo babona nta cyahindutse, ariko nta kundi nyine. Ariko ndashima Imana yakoranye n'ubwenge bwanyu, mukayemerera igakorana n'amarangamutima yanyu, mukayemerera igakorana n'ubushobozi bw'amaboko yanyu n'imifuko yanyu. Aha hantu mukahindura gutya, Imana ibaha umugisha. Umuntu rero udafite icyo yakoze hano, niyumva bashima abandi, ajya kubita urutoki ku rundi, abwira Imana ati umunsi wanjye ni ryari ngo nanjye nzakore. Bayobozi b'itorero, Imana ibaha umugisha. Ndashimira kandi by'umwihariko itorero intara ya Ndera, baje hano ariko ntibifuza kuzimirira mu bandi. Hari abantu benshi bakunda akavuyo n'isoko, ku buryo binjiramo agahita avuga ati uko biri koza ibisazi byanjye ntibiri bugaragare. Ariko ujya utinya umuntu ujya ahantu akakubwira ati ndahari, uwo muntu aba afite gahunda. Imana ibaha umugisha, kandi turakomeza gusenga. Imana ifite ikirimo gukora. N'Abisiraheli gutaha bumvaga bitazashoboka, ariko Imana ikoresheje ukuboko kurambutse, igakoresha n'amaboko menshi. Abisiraheli bagize gute? Baratashye. Hari ibintu Imana ijya gukora igakoresha ukuboko kurambutse kwayo, ariko hari n'igihe ibona idakeneye gukora yonyine, igakoresha amaboko menshi. Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi mfite iminota mikeya cyane ko amasaha yanyu nayaguruka nk'uko indege zaha ziguruka, ubu yanashize. Munyemerere rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ikoranabuhanga mu rugo rikwiriye kubanziriza ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga mu rugo rikwiye kubanziriza ikoranabuhanga. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubona neza ko uko intambara yatangiye ari nako izasoza. Intambara yatangiye Satani ashora ikinyoma, kandi n'ubundi izarinda isoza agishora ikinyoma. Iyi ntambara Kristo yayitsinze mu ijuru akoresheje ubwenge. Uduhe ubwenge mu gihe nk'iki cy'ikoranabuhanga, kandi ubwo kubaha Uwiteka aribwo bwenge kuva mu byaha ariko kujijuka. Muri iri jambo tubashe kugushyikira kugira ngo utwigishe kureba kure. Mwuka wera akomeze agende muri iri teraniro. Imitima yacu ntige kure yawe, kandi ntige kure y'ijambo ryawe. Ku musozo aba ari wowe dukuraho icyizere, kandi abantu baza kutubona tuvuye aha batubone ko twahoranye nawe ku musozi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imigani igice cya 24 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Bashyizeho akadomo. Urugo rwubakwa n'ibintu byinshi, hari amatekinike menshi yo kubaka, ariko Bibiliya iratubwira ko ubwenge aribwo bwubaka iki? Urugo. Kandi rukomezwa no kugira gute? No kujijuka. Biratangaje yuko mu migani igice cya 8 Bibiliya igaragaza ko Yesu ari we bwenge. Biratangaje kandi ko muri Bibiliya muri Yobu 28 umurongo wa 28 Bibiliya igaragaza yuko kuva mu byaha ariko kugira gute? Ariko kujijuka. Bibiliya iratangaje kuko muri Zaburi 119 umurongo w'100 Bibiliya igaragaza yuko
ubwenge bukomeye. Aya magambo narayakunze, reka no kuyavuga mu mutwe. Zaburi 119 umurongo w'100, Bibiliya iravuga ngo ndajijuka nkarusha abasaza kuko njya nitondera amategeko wigishije. Amen. Buriya nta muntu n'umwe ushaka kugira urugo rutagaragaza ko ajijutse. Ubu turimo turubaka inzu, tugashyiramo ibikoresho bihenze cyane, tukemera tugafata kredi za banke, turimo turagura imodoka utabanje no kwibuka umuhanda utahamo ko ari uw'ibitaka. Abantu benshi rwose, abadamu bakuze barimo bariyambika nk'utwana tw'imyaka 14 ngo bagaragaze ko bagize gute, bajijutse. Abantu bose basigaye bavuga icyongereza n'abatarakandagiye mu ishuri, kugira ngo bagaragaze ko bajijutse. Bibiliya yerekanye ibintu bibiri. Icya mbere ni ubwenge, nibwo bwubaka urugo. Ariko nanone ikintu gitangaje, kugira ngo rwa rugo ruzakomere, ni uko hagomba kubaho kujijuka. None twebwe turimo turashaka gukomeza ikitaragize gute, ikitarubatswe. Turashaka kujijuka cyane kuruta ubwenge. Ndagira ngo mbabwire ngo muri aka kantu kitwa kujijuka, nkuko tubibonye, iyo umuntu avuye mu byaha, uwahoze ari indaya, ari ikirara, uwahoze ari igisambo cyangwa umujura, iyo amaze kwihana, muratangira mukamureba mukabona hari impinduka yabaye. Bibiliya nimureba neza ivuga neza ko igihe Yesu yakizaga umuntu wari umaze igihe kirekire, abadayimoni baramuzengereje yirirwa agenda mu misozi, abadayimoni bari baramucagaguriyeho imyenda, nta muntu wari ukibasha kugira icyo amuhambira ngo amuzirike. Ariko igihe yahuraga na Yesu, abantu bose barirutse. Bamaze kugenda ariko bagarutse, basanga wa muntu yicaye ku birenge byande bya Yesu. Bibiliya yaravuze ngo azi ubwenge nk'abandi. Amen. Iyo umuntu yihannye hari ubwenge amenya. Ubwo bwenge amenya rero ni ubwenge buva ku Mana. Ikiba gisigaye rero ni ukujijuka. Nshaka kubabwira yuko turashaka kuba injijuke ariko z'inyabyaha. Icya kabiri, amategeko y'Uwiteka atuma umuntu agira ubwenge buruta ubw'abasaza. Ubu dufite abantu bose, n'aba bana b'urubyiruko basigaye bita abantu b'abasaza. Uganira n'umuntu akabwira ati ntundebe gutya, ndi umuntu w'umusaza cyane. Ariko hari amoko y'abasaza, hari abasaza b'imyotsi, bano banywa urumogi buriya ngo nabo ni abasaza. Nabo babaye abasaza. Ujya kubona ukabona umwizera arakubwiye ati mukuru w'itorero bibaradinge nk'umuntu w'umusaza. Nuvuga ngo abanyamanyanga bo mu rusengero nabo ni abaki? Ni abasaza. Igihe Imana yabwiraga Ezekiyeli yuko nyuma yo gushyirwaho ikimenyetso, marayika ugomba gukubita agomba guhera ku baki. Yavuze ko agomba guhera ku baki? Ku basaza. Aho noneho abo ni babandi baba bazi itorero, ikibanza cyaraguzwe, agize gute, ahicaye. Ariko ibyo byose nta kintu bimaze. Ubu rero abantu barimo baritegereza ikoranabuhanga nk'aho ari ryo ribasenyeye, ariko basenyewe no kutagira ubwenge. Ingo nyinshi, buri rugo rwose rusigaranye akadodo gatoya kenda gucika kugira ngo rusenyuke. Hari abafashwe n'akadodo k'amayeri. Ukaba uri umunyamayeri w'umugore ufite umugabo uzi ko nawe akurusha amayeri kandi nawe uyamurusha. Ako kadodo rero gatuma ababingwa babiri babana, urugo ntirusenyuke. Abantu babareba bakazavuga bati inkweto yabonye iki? Icya kabiri ni amateka. Hari ukuntu umugabo n'umugore bananirana, ariko kubera ko amafamiye yabo yashakanye ari amafamiye yegeranye, umuntu akavuga ati hoya mwana wanjye, kwa kanaka twahanye inka, kwa kanaka twaranywanye, sogokuru na sekuru bari inshuti, data na se babaye inshuti, wikora amahano utazahura n'umuvumo. Bagakomeza bakazabaryaryana kubera ko bavuka ahantu hamwe bahuje ubwoko n'amaraso. Ako kagozi nako karenda kugira gute, gucika. Hari abafashwe n'ubushobozi, kubera ko amafaranga ari mu rugo, imodoka zihari, urugo rugikomerwa amashyi,
ako kadodo kakaba ariko konyine basigaranye. Ariko nagira ngo mbabaza, iyi krize nikomeza abagabo benshi bari buhindurirwa amazina. Iyo utashye wahembwe batora umwana ukunda bakamushyira mu nzira, akaba ari uza kugukingurira urugi, agahita atangira dadi. Wajya kubona ukabona umugore yohereje mesaje, papa kanaka uratugeraho ryari? Harya iyo watashye bakwambuye bigenda gute? Urakomanga bakakubwira ati ariko urufunguzo ntuzi ko ruba ruri munsi y'urugi wakinguye. Mfite ubwoba ko akadodo k'ubushobozi nigacika hari abagabo batazongera gutaha mu ngo zabo. Hari ingo zifashwe n'akadodo ko kwigira injiji n'impumyi. Ukabona ibintu biragoye kubaka, biragusaba kwigira injiji ukanaba n'impumyi, hakaba hari ibintu bizaza biba ukamera nkaho utagize gute. Ako nako ni akadodo ku buryo bicara bakabwira umugabo bati uriya mugore waramushoboye, ubundi twese yari yaratunaniye. Ariko aka kagozi kazacika vuba bidatinze. Ndashaka kubabwira ko ingo zidafite ubwenge no kujijuka ziri mu manegeka. Hari ingo zifashwe n'akagozi k'inshingano z'idini. Akagozi k'inshingano z'idini ni keza. Hari ukuntu baguhagurutsa hano ku ruhimbi ku isabato, barangiza bakagushimira, pasiteri akagukora mu biganza ati uri umuntu w'umugabo rwose. Ukaba ufite umugore ukunda umungara, umugore ukunda gutwika, akavuga ati wow rwose uyu mugabo atuma njya kuri stage. Ariko igihe ku rusengero bazaba batakikuvugaho mu matangazo y'itorero, kanaka basigare hari ugize gute, umugore azabaza atari kuracyari umugabo nturiwe ko ntakikumva mu matangazo y'itorero. Kandi abapasitoro ba kera bari abanyabwoba. Hari n'igihe pasitoro yazaga kuyobora agasanga ufite abagore babiri cyangwa ufite ikintu cy'ikidiru gipfuye wakoze, ariko pasitoro akavuga ati kugira ngo nzarame hano imyaka 2 batansubiza mu cyaro, ndiga uko nkorana n'uyu mubingwa w'umukuru w'itorero. Ariko ibyo ngibyo ntago wabirisha. Umupasitoro asigaye ajya mu nama y'itorero akajyana inama ndanga, akababwira ati icyo Imana ibabwira bari cyo mukora ntihagire ubavugiramo. Batangira bati umukuru w'itorero w'igihande runaka ni kanaka, ukabona bahamagaye umumotari, none se uyu muntu azahashobora hano? Umukuru w'itorero ushinzwe inyubako ni kanaka, bati ko basize amafaranga ruzazamuka ruti. Ariko umupasitoro ugasanga umwuka w'Imana amuga ati humura ninjye nikorera umurimo. Ibintu rero by'akagozi kuko ufite inshingano ku rusengero ari byo bisigasira urugo. Hari igihe baza gukura mu bukuru bw'itorero bakuyoboza igihande nabwo wungirije. Hari ingo zifatanywe n'akagozi k'ababyeyi bahora bakomakoma. Umukobwa agafata, umugore agafata telefone ati mama ukwezi kwashize narihanganye, uku nako ndihanganye ariko biranze ndumva umutima wenda gushwanyuka. Umubyeyi ati gumaho ngaho sha widuha rubanda, nanjye nabanye na so ntamukunda. Urabona mudakuze. Ubu hari ingo zisigaye ku kagozi ka telefone, nyamuneka mubegere. Hari ingo zifatanyijwe no kwirinda guta abana bakiri bato. Umuntu akicara akavuga ati mu rushako narahombye, ahaho narahiye, ariko reka no kwitera abana bakigize gute. Ubu naha barahari bavuga bati karimo karagenda kegera hejuru. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Ingo nke rero ntago zifatanywe n'akagozi gatoya, zifatanyijwe n'umugozi udashobora gucika w'izahabu. N'ingo ziziritse ku Mana. Imana yaziziritseho ikoresheje umugozi utari uw'ikirere, umugozi utari umugozi usanzwe,
ni umurunga w'izahabu. Izo ngo Yesu yaziziritseho, aravuga ngo nubwo zidafite amafaranga zizabaho, nubwo zifite amafaranga menshi zizabaho, nubwo zitarabyara zizabaho. Izo rero uzigenera iminsi zizasenyukira, ukabona iminsi yarenze. Ubu se ntitwicaye aha baratupangiye iminsi tutazarenga? uzi ko ukora ubukwe abantu bicaye mu rusengero barimo kuvuga bati aba mbahaye imyaka 2, warangiza ukabona umutumiye muri anniversaire y'imyaka ingahe 10. Ariko Imana yacu ni nziza, wowe wicaye aho bagupangiye ingahe? Ikoranabuhanga rirakenewe mbere y'ikoranabuhanga. Reka mbihera urugero rw'abantu muri Bibiliya bari bafite ingo ariko bakoreshaga ikoranabuhanga. Ntibari bafite ikoranabuhanga ariko Bibiliya yaje kugaragaza ko bari bafite iki? Ubuhanga. Umuntu wa mbere ni umugore witwa Abigayili. Abigayili mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 25 umurongo wa 3, Bibiliya igaragaza yuko uyu mugore yari afite uburanga ariko akaba n'umunyabwenge. Ikibazo rero gihari uyu munsi wa none, umusore aza ku rusengero, Satani akamwereka ikintu kimwe akamwibagiza icya kabiri. Ubu abasore bacu Satani arimo arabereka uburanga bakibagirwa kureba iki? Ubwenge. Niyo mpamvu mu bitutsi biba mu rugo uzumva umugabo n'umugore iyo barimo gutongana buri wese ababaza undi atari ku bundi ubwo ugira ubwenge. Baba barabyibagiwe kubicekinga mbere. None nagira ngo mbabaze, wewe wigeze ubireba cyangwa uburanga bwatwikiriye ubwenge ntiwabimenya? Ariko uburanga ni bwiza. Ubu hari abakobwa uburanga bwagejeje i Kigali, burangije bubaha n'abagabo beza. Ariko ikibazo ni kimwe, ubu buranga buzakugumisha mu nzu y'Imana bunaguha urugo rurama? Reka da. Uyu mugore yashatse nabi kuko yashatse umugabo w'umunyamwaga, umugabo uhora avuga nabi, kandi umugabo we yari igisambo. Ariko mwigeze mubona uyu mugore azenguruka mu makaritsiye avuga ko yashatse nabi? Oya. Muri we amaze kubona ko umugabo avuga nabi, ntago yize ko kuvuga nabi ari byo bizamufasha umugabo, ahubwo yize kuvuga neza no kwitoza kururutsa umuntu warakaye. Umunsi umwe rero Dawidi bamwimye ibyo kurya, abasirikare bari bo barinze imitungo ya Nabali. Dawidi babimwimye abwira abasirikare ati mwitegure, iyo umuntu umugiriye neza ntabibone aba ari imbwa, umugirira nabi ntibigukurikirana. Dawidi aragenda n'abasirikare, ariko umugore wa Nabali witwaga Abigayili ahura na Dawidi mu nzira, bakubitana na Dawidi. Umugore yatetse ibiryo byiza, arangije arambwira ati databuja, umutima wawe nujye hamwe, dore natetse ibyo kurya ngibi, kandi ubundi wikwishyiraho amaraso atagira urubanza. Umuntu w'umunyabwenge nkawe uwazakubona uriho amaraso y'umugabo w'ikigoryi nka Nabali ku izina riko rimeze. Dawidi uburakari buragabanuka, itegeko ryo kwica rihinduka itegeko ryo kwicara bakarya. Buriya mujye mwirinda abantu bashonje. Ubu nanjye ndi ku ruhimbi, umuntu wandangaranye nshonje n'ubu ndacyamwibuka. Dawidi amaze kurya uburakari bushize n'abantu be, Dawidi asanga Abigayili yari umugore uzi ubwenge, umuntu ushobora kururutsa umutima w'umugabo warakaye, umugabo ugiye kwica umuntu agahindura gahunda. Uyu mugore yari umuhanga. Ubu nibwo bwenge Abigayili yari afite rero. Ubu bwenge wabuzana mu ngo zacu, abagore bacu bazaza batangira ibyo tugwamo tutarabigwamo. Ariko ikibazo, abagabo b'ibisambo, abagabo b'abanyamwaga bashatse abagore nabo babarakare. Mujye muhorana ibibazo mu nama y'itorero. Mwiriwe bagabo b'abanyabwuzu, n'igihe uba umunyabwuzu ariko ugashaka umurakare. Ariko abagore bafite ubwenge nk'ubu ngubu Imana irakabagwiza mu itorero ryacu. Umuntu wa kabiri, umugore wa kabiri wantangaje,
ni umugore nasomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 14 umurongo wa 2. Muri iki gitabo Bibiliya tubwira ko hari umugore w'umunyabwenge w'Itekowa yamenye yuko Dawidi afitanye ibibazo n'umwana we Abusalomu. Uyu mugore biramubabaza, ariko aza kugira amahirwe ahamagarwa n'umusirikare ukomeye. Haramubwira ati rero twese nubwo tubonana amanyenyeri, guhuza umwami n'umwana we byaranze, kandi buri gihe umuntu iyo arimo gushwana n'uwo yabyaye igihugu kiba kirimo ibibazo bikomeye. Ubu n'ubu hano hari abantu bahicaye batazatumira ba nyina na ba se mu bukwe, ngo iwabo ngo bazabarogera, ngo iwabo barabanga. Urinjije cyane. Iyo bakwanga bari kukuniga ukivuka. Ibintu byo kwijundika mama wawe ngo yakurogera mbere y'uko umenya uburozi ni nawe wakwigishije gutandukanya uburozi n'ibiryo. Aba bantu babona birabangamye, ni ibintu bibangamye kubona umuntu afitanye amakimbirane n'uwo yabyaye. Umugore rero baramubwira bati kora misiyo. Uyu mugore ngo yarazi kuvuga neza, yarazi kuvuga inkuru akayicisha kure, ariko ku musozo akakugeza ku kuri ashaka kugeraho. Yarazi kuganira ariko ntiyari injajwa. Kuganira n'ubujajwa icyaduha Imana ikabicamo umurongo muri iri torero ryanyu hagati, ukamenya gutandukanya kuganira n'iki n'ubujajwa. Kuko hari igihe shitani agushuka ngo urimo uraganira naho urimo uragira gute, urimo urajajwa kandi ibintu byarivanze. Uyu mugore aragenda aganiriza Dawidi, haramubwira ati mwami hari ikibazo nagize mfasha. Abanza azamura amarangamutima ya Dawidi. Dawidi aramubwira ati mbwira ikibazo kikuzanye ndahita ngishyira mu bikorwa. Aramubwira ati waba bariye umwana wawe ntiwihe rubanda. Dawidi yari yamaze kurahira, byaje kurangira Abusalomu agarutse. Reka ngire ikintu mbabwira, dukeneye abantu bakoresha, abagore bakoresha imbaraga zo kunga, bakifashisha ubuvuga rikijyana bwabo mu guhuza abantu aho kubateranya. Umugore wa gatatu wantangaje muri Bibiliya nuwo nasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Bibiliya itubwira uyu mugore wo mu gihe cya Elisa. Bibiliya ivuga ko yari umugore w'umukire, ariko Bibiliya ikongera ko yarazi n'ubwenge. Uyu mugore kuba yari umukire akaba n'umunyabwenge ni kubera iki Bibiliya yabivuze? Bibiliya ntiyigeze ivuga ko umugabo we yari umukire. Birashoboka yuko abantu bashobora kubana, umugore akaba ari we winjiza byinshi kurusha umugabo. Ubwenge rero bw'umugore naho bugaragarira. Ntabwo azavuga ngo ako gatuzuzanye n'ubwo bwanwa ni imitsi yanjye. Ariko mwiriwe umugabo ashobora gutunga urugo agatunga umugore, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko amategeko y'isi ukuntu asigaye yubatse, umugore natunga urugo umugabo ari mu bihe bibi, ibyo bintu bigomba kujya no ku murenge bagahamagara umugabo akamubwira bati wataye urugo, ati oya ntago narutaye ndurimo, bati none urumazemo iki? Ariko Imana igirengera abagabo pe, igigira iki bapfumbatisha. Nshuti zanjye, uyu mugore yarazi gutandukanya abantu bera b'Imana n'abantu bagendana n'abantu b'Imana. Yabonye Elisa agendana na Gehazi, akazaza babona bagendana mu bwenge bwe Imana yamuhaye. Yamenye gutandukanya ko Elisa ari umuntu w'Imana, ariko avumbura ko Gehazi atari umuntu w'Imana, ahubwo agendana n'abantu b'Imana. Ubu bwenge yaba twabugiraga nta bagore bacu bajya gusengesha bagasambanywa aho bagiye gusengesha. Umuntu wese unize ijwi uzi gusenga ngo yabaye umukozi w'Imana. Abagore bakirirwayo bamubwira umugabo yaranyanze, umugabo aranyahagije, nsengera, akakubwira kandi ubwo usanga ugusengera nawe yarasenyurwe. Muri mubiki umugore w'umukire w'umunyabwenge. Cya kabiri gikomeye, yitegereje umuntu w'Imana, yitegereje ubuzima babamo,
asanga ubushobozi bafite bagomba kugira icyo bamara mu nzu y'Imana. Ni muri ubwo buryo yabwiye umugabo ko bagiye kubaka inzu iri hejuru y'iyabo, bagashyiramo itara kugira ngo umuhanuzi ajye abasha gusoma no kwandika, aryamemo aruhuke. Kera kabaye rero, ibintu byose uzakora ukubaka ubuzima bwawe bw'ahazaza, ukibagirwa ko uzakenera Imana, uzahorana ibibazo. Umunsi umwe Elisa aryamye ari kumwe n'umugaragu we, aravuga ati ariko buriya uru rugo nubwo abantu babona ibintu byose birimo, uru rugo rufite ikibazo. Reka mbabwire, hari igihe tujya kurarika ingo tugaca ku ngo zanditseho ngo hano hari imbwa iryana. Aho hari imbwa iryana ushobora gusanga n'umugore wo muri urwo rugo yita umugabo nawe ko ari imbwa, ikaba ari iryana nyine. Aho hantu tuba dukwiye kutahaca, tuba dukwiye kuhakomanga. Elisa umwuka w'Imana amwemeza ko hari ikibazo. Arangije ahamagara umugaragu, aramubwira ati bwira uwo mudamu azi, uyu mugore yatugiriye neza. Umuntu utekereza kure, agakoresha imbaraga z'ubutunzi bwe, yarangiza akagira n'ikintu akora ku murimo w'Imana. Elisa ngo yajyaga agenda ku zuba kubera ko yari afite uruhara. Izuba ryararucaniraga, ni mu butayu, ivumbi rigakubita rikazamuka, ku buryo n'abana bato b'abasore bamurebaga bakavuga ati zamuka wa muki. Yarasuzuguritse, ariko abonye uriya mubyeyi, umubyeyi aravuga ati uyu muntu w'Imana tumworohereze. Ariko ubu dufite abagore babona amafaranga, akicaza umugabo ati Kigali nuyibamo ntakugira inama ntabwo uzayishobora. Icyambere, ibintu byo ku rusengero bicikemo, ntabwo ari ufite amafaranga wenyine. Sinzongeye kubona mu bintu by'inyubako n'ibyacu papa kanaka ko atayatanga ubona tujuje etaje. Abagabo muri aha abagore bababujije gutanga amafaranga mu rusengero mwiriwe. Ariko reka mbabwire, urya inshuro y'inshuti bigashira utagize gute, udahazi. Umugabo w'uyu mugore yari afite icyizere kuko yari afite umugore utamuca inyuma. Byarangiye gute rero? Umudamu araza baramubwira bati urashaka kumenyekana? Ati reka da, njye mu bintu binezeza nezezwa no kwibera mu banjye. Ariko ubu hari abagore batanezezwa n'imiryango yabo, abagabo babo cyangwa se abana bagize gute, babyaye. Elisa arangije abaza Gehazi ati tumufashe iki? Uru rugo rwari rwarabyaye ariko nta mwana w'umuhungu rwagiraga. Mu gihe cya Isirayeli kutagira umwana w'umuhungu yari stress iruta y'uyu munsi. Ariko uyu mudamu nta muntu wamubonaga mu maso ngo amubonemo ko ari kuri pressure yo kutabyara abahungu. Abagore bacu muri no minsi, urugo iyo amafaranga adahari umureba mu maso ukabibona, iyo hari akabazo urabimureba. Kubera iki? Kubera ko mu maso h'abadamu ari ikibaho Imana ishyiraho amakuru yo guha abana n'umugabo, Satani asigara we wandika kuri icyo kibaho. Iyo wirebye mu ndorerwamo muri iyi minsi ubona ari indi urimo kukwandikaho wa mudamu. Umudamu barangije baramufasha, mu gihe kindi umudamu arasama, arabyara. Kera kabaye wa mwana ararwara, bamukura mu murima bamuhereza se ngo amujyane, umwana ageze mu rugo arapfa. Umudamu aravuga ati rero njye ndi umukire, ariko nubwo ndi umukire hari n'urundi rwego ndiho umukire, ngira akazi mpuriramo n'Imana n'abantu b'Imana. Arababwira ati mwifata umwanya wo kuririra umurambo, muzamure muri ka kazu. Uyu mwana afite aho yavuye, nimuhamusubize, uwamuduhaye amusubize ubuzima. Ariko nagira ngo nkubaze, urusengero, inzu y'Imana ifite uruhe ruhare mu rugo rwawe? Hari imiryango yibuka urusengero ari uko yapfushije gusa. Halo, ndi umwizera wanyu, umugore wanjye ni wa mumama munini w'inzobe, ko twumva tutamumenya. Uribuka umuntu wigeze abaza ikibazo mu ishuri ryo kwisabato kikaba kirekire? Uwo ni njye. None se byagenze gute? Twagize ibyago, hano mu rugo harakonje. Harya uba mu kihe gihande? Si ibintu by'ibihande ugira ngo ndabimenya ko maze imyaka nk'ine ntagera aho ngaho. Ariko maheruka wa mugabo ubyibushye ari uyobora. Ariko Mana nyagasani, none se mwama service
tukaza gushyingura ko bambwiye ko n'urusengero rwanyu rusigaye ari rwiza, ntabwo twabikwima. Murakoze cyane, rega ba nyiri umuntu ni ba nyiri umuntu. Wowe uzaba urusengero ari uko wapfushije. Ariko ku minsi mikuru yawe watashye inzu, abana bawe barangije amashuri, umugabo wawe yesheje imihigo y'ibintu runaka, ntushaka yuko n'isengesho ry'umukozi w'Imana rihinguka mu munsi mukuru wawe. Uru rugo byarangiye umwana wari wapfuye azutse. Nshuti zanjye, uyu mugore yari umukire, yari umunyabwenge. Bibiliya imbwira neza undi mugore wo mu Migani 31 umurongo wa 10. Uyu mugore Bibiliya yamuvuzeho ibintu byinshi. Uyu mugore yari acanye ku maso. Uyu mugore yari smart. Ibintu bimuranga ni byinshi, ariko akantu njyewe nakunze, Bibiliya iravuga ngo abumbuza kanwa ubwenge. Amen. Ku munwa we ubwenge nibwo bukontorora iyi minwa. Ijambo agiye gukurekura rirabanza rigaca ku munzani w'ubwenge. Umunzani w'ubwenge ukamubwira ngo iri wari ugiye kubwira umugabo aka kanya ntabwo ari ryiza kuko umugabo atashye nabi. Rireka uzarimubwire ku cyumweru avuye muri siporo ameze neza. Ariko ubu uru rusengero rwicayemo abagore bagiye barekura amagambo, bakaba barimo kurwana no kuyahanagura, ariko barimo gukoresha umuti udahanagura neza. Bikaba byaranze. Umugabo akaza akagura imodoka, akaguhereza urufunguzo, yarangiza agatakwereka ati ariko urabibona ko nabikubwiye ko ntazabimbwa. Urabona ndimbwa kubera ko wamubwiye ko ntacyo azageraho. Hari iki? Hari imbwa ntago rizasaza. Guhanagura ijambo ryarekuwe n'ubugoryi biragoye. Umubyeyi umaze kumubyaza abana 3, indi imaze kubyara abana 3 yabahetse ikanabakorera. Kumbwira ngo uwo muntu arangana nk'uko wamurambagije angana ntibishoboka. Yarangiza umunsi umwe akabyuka yishimye, akakuza imbere ati urabona bimeze gute, urabona ameze ne. Naho akubise ka siporo iminsi 3, yarapimaga ibiro 100, hamaze kuvaho kimwe. Ubwo aje kukwereka ko byagize gute, byahindutse. Umugabo nawe yarangiza akamwitegereza ati ndabona uri ikidumbari. Kurihanagura, iryo jambo kurihanagura bizagutwara imbaraga. Ariko mwabantu, ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kugira gute, no kujijuka. Ahangaha tugeze hari interinete mwumva bikeneye ibi bintu. Ibi bintu biragusaba ama megabyte muyobozi mukuru wanjye. Ibi bintu se birasaba network irandaga cyangwa yihuta? Oya, ibi bintu birasaba network yo kubana n'Imana. Nshuti zanjye, uyu mugore ikindi kintu namwizeho gikomeye, itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Ntabwo ari umugore w'igipupe nawe arategeka. Bibiliya iravuga ngo batware mu itangiriro, ariko byaje kurangira ubu ngubu ari njyewe ngomba kugira gute, ni njye ngomba gutwara. Abadamu nabo ni abatware, baba bagomba kugira ibyo bategeka. None umugabo arimo arashaka gutegeka kugeza ku biri bumeneke mu isafuriya iri mu gikoni. Umva isi tugeze habi pe. Urumva wowe mukobwa, ariko nabibwiye nyoko buja nuko abatabyumva. Urabona, ishyiramo ubunyobwa. Njyewe nkunda utuntu tw'udukaroti dukeya turimo inyanya, puwavuro ntuzishyiremo, ariko mufunze mu mutwe na nyoko buja mumeze gute? Ubundi ubwo uri mu biki? Ariko ngo ni ubusirimu. Iyo ubutware utangiye kubujyana mu bitabureba, ubutware bugenda bucika iki? Amazi. Niyo mpamvu muzabona umusirikare w'igihugu, iyo mayibobo zirimo kurwana, ahamagara irondo ry'umwuga akababwira ati mukize bariya bantu. Kubera iki?
uwo muntu yambaye imyenda ya gisirikare y'igihugu, yambaye ikirangantego cy'igihugu. Igihugu cyamubwiye kwita ku bintu byo mu rwego rwo hejuru bibangamiye urugo. Niyo mpamvu utabona umujepe yaje ngo aje gukiza umugabo n'umugore barimo kugira gute, barimo gushwana mu rugo, ntabwo bimureba. Ariko ugiye kubona ukabona umujepe araje wafatanye mu mashati n'umugore, ukabona arimo nimurekurane, nimwihanganane. Ubutaha wazaza ubwira abadaso ukabwira uti n'umujepe yaraje birananirana we. Ariko bantu b'Imana, uyu mugore nawe arategeka. Ariko iyo avuze ikintu, reka ngiye ikintu mbabwira, abagabo baraha bemera ko abagore badutegeka, mushyira akaboko hejuru. Barahari se, ni bake n'abakuru b'itorero mwe mwariyakiriye. Abizera bo ntabwo biraza. Ikizakubwira ko washatse neza, ugomba gushaka umugore ufite itegeko. Itegeko rikaba riri ku munwa, akaba ategeka abana be bakumva, agategeka abashyitsi bakumva, kandi mu gihe byagucanze akaba agomba gutegeka bikumvikana. Aburahamu yashatse umukozi wo mu rugo, amaze kumurongora Aburahamu atakontorore, Sara abona barimo baramusuzugura. Arangije Sara abwira Aburahamu ati uyu mugore simushaka hano. Aburahamu aratangira ati hoya, ati rwose, ati Imana yazampana. Imana irangije iraza yegera Aburahamu. Marayika w'Imana abwira Aburahamu ngo ibyo Sara yategetse ntabwo ari byo bigira gute, ntabwo ari byo biba. Aburahamu yibaza ukuntu ijuru ryamuciye inyuma biramucanga. Umugore agomba kuba afite itegeko. Waba watannye cyangwa ugiye guhubuka mu maso akakubwira ati papa kana, ibi bintu ndumva njyewe ntabishaka, yarangiza akituriza, ako kantu kakakurya mu bwonko ku buryo ibyo wari ugiye kugura ubu biretse. Ariko hari n'abagabo bishakiye abagore bameze nka bya bipupe bicururizwaho imyenda, mubyita ngo iki? Yego. Ku buryo umugabo ari bari mu bandi akavuga ati mfite umugore mwiza, ntacyo yishe, nta nicyo agize gute, nta nicyo akije. Uwo abandi aba yibereye hariya aseka, ariko ibipupe biraseka ntibiseka. Imana izaguhe umugore ufite itegeko ku munwa we, yego ibe yego, hoya ibe hoya, ariko iryo tegeko ribe rivuye kuki? Ku rukundo. Umugore wundi wantangaje muri Bibiliya barahari benshi, reka nigire ku bagabo. Iminota yanyu nayo ni myinshi, irimo iraguruka, ndabona irimo kuguruka cyane. Reka twigire ku bagabo. Bibiliya yagaragaje icyo umugabo w'umunyabwenge yagombaga gukora mu gihe yaguwe nabi mu rugo. Kubara igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16, Bibiliya itubwira umugabo ufuha wagize amahirwe akamenya amakuru y'uko umugore yamuciye inyuma ibyo agomba gukora. Ariko mwiriwe, abari basinzire barakangutse kuko abantu bose baraha barafuha. Tugeze ku ngingo ubu barakanuye. Kubara igice cya 5. Kubara igice cya 5 murongo wa 12. Itegeko ryo gushora umugore ufuhiwe. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli uti umugore w'umuntu nahindukirira undi mugabo agacumurisha ku mugabo we gusambana n'uwo nguwo, umugabo we ntabimenye kandi bigahishwa, uwo mugore akaba yanduye, ntihabe n'umuntu umushinja, ntabafashwe akirimo no kubikora, umugabo we agafatwa n'ifuhe, agafuhira umugore we yanduye cyangwa yafatwa n'ifuhe, agafuhira umugore we atanduye koko. Ni ibintu bibiri. Ushobora gufuhira umuntu ugakeka ibintu bitaragize gute, bitarabaye, ariko ushobora no gufuha ari Imana yagukomakomye ikubwira iti cunga iby'iwawe kabaye.
urumva rero imbere yawe hari amahitamo angahe? Abiri. Ariko reka ndebe abantu turi kumwe, amahina ubu mwese muri abantu bafuha. Bibiliya yagennye iki rero? Nuko uwo mugabo ashyire ribu umugore we. Simwe mbaza, ashyire ribu umugore we, amushyire iwabo abihanangiririze, ahamagara abagabo bagendana babwire urwo yagushije, ararika abakuru b'itorero, nama y'itorero ahita abyerura. Nibyo murimo gusoma? Nuko uwo mugabo ashyira umutambyi umugore we, amumushyirane n'itura mutangiriye ry'igice cya 10 cya efa y'ifu ya seyiri, ntakayisukaho amavuta. Ni ibintu byinshi byagombaga gukorwa. 16, umutambyi yigize uwo mugore hafi, amushyire imbere yande y'Uwiteka. Ariko mwiriwe, hoya ni muramukanye rwose, umuntu mwicaranye mwifuriza isabato nziza. Ubu rero mu gihe cy'ikoranabuhanga, iyo uryamye ku makuru uhita wohereza ikirego online, ukababwira uti ngewe ndishinganisha. Ibanga ni iri ngiri. Hari abantu benshi bicaye aha birinze guha abo bashakanye rubanda, babazana imbere y'Uwiteka ku buryo ubu barasazanye. Kazamubaza atari ko cyagiye buriya uri muri za gahunda, buriya wumvaga umeze utati nari nimeze nk'ikigo ry'inarataye ubwenge. Buriya nta bantu basazana bataramenyanye, nta bantu basazana bataramenyanye. Kuri uru ruhimbi rwanyu ndatekereza ariho bararendeza yavugiye ngo nta soko ritagira iki ritagira urusaku. Buri muntu wese agira umunsi w'isoko rye. Ariko nanone biba bibabaje iyo umuntu mu myaka ye 30 bamuremesheje isoko, imyaka 40 akarirema, akaminuka imyaka 50 akirema iki? Kiba ari ikibazo. Noneho rero icyo bakoraga ni igiki rero? Ashyira uwo mugore imbere y'Uwiteka, bamutendeze umusatsi, amushyire ku mashyi ry'aturo ry'urwibutso. Uwo mutambyi afate mu ntoki ayo mazi asharira, atera umuvumo, maze arahiza uwo mugore. Umugore bamubwiraga amagambo ari buvuge, afite ituro mu ntoki, hari amazi ari aho, umutambyi yahinduye imyenda. Icyo bamurahizaga yari amagambo akomeye. Baramubazaga ngo niba ari nta mugabo mwasambanye, kandi niba utarahindukiriye undi ngo wiyanduze ugitegekwa n'umugabo wawe, aya mazi asharira atera umuvumo ye kugira icyo agutwara. Umugore yabaga ari aho, ariko umugore wabaga nta kibazo afite. Hari ibintu by'ibihuha gusa byubakiye ku makuru yatanzwe bidafite ishingiro. Yabaga yegereye intebe y'ubuntu atagize gute adatinya. Ariko umugore wabaga afite ayo manyanga, bagitangira kuvuga amagambo, iminwa yabaga isusumira, udutoki dususumira, umutima unyeganyega. Kandi abenshi bihagararagaho ntibavuga amakuru ngo bihane, umuvumo bikarangira ubagezeho. Muri iyo mivumo rero, umuvumo wabaga ari uwuhe rero? Ni amagambo akomeye. Uwiteka aguhindurishe intukano n'indahiro mu bwoko bwawe, kandi ikibero cyawe kinyunyuke, n'inda yawe ibyimbe. Bivuze ngo ntizagire umwana uyinjiramo. Ni ibintu bitatu. Ariko ubu uyu munsi abantu bagendana umuvumo umwe. Uko uca inyuma uwo mwashakanye, ni nako uzahinduka intukano muri rubanda. Nubwo abantu babimenya ntibabikubwire, ariko amakuru yabasirikira. None uyu munsi wa none umutambyi wacu mukuru ni Yesu Kristo.
Yesu Kristo ari imbere yacu hano. Ninde muntu ushobora gufata iri turo bafataga mu biganza, yarangiza akitegura gufata aya mazi, Kristo akamubwira ati niba utaraciye inyuma uwo mwashakanye ngo musambane, niba utarigeze uhindukirira undi mugabo, guhindukirira undi mugabo habanza guhindukirira undi mugabo hagakurikiraho gusambana nawe. Ubu rero hari abantu bicaye aha bamaze guhindukirira abandi bagabo, igisigaye ni ukugira gute? No gusambana nabo. Iki kibwirizwa cyaje kugutangira kuko nta bintu byiza uzakuramo. Iryo ni ryo banga. Imana ntiyigeze iteganya ko abagabo bazajya ku ma etaje hejuru kubera kuraranya amakuru y'uko umugore wawe yasambanye n'undi ngo wiyahure, ahubwo uramusize. Wowe urafuhira umuntu warangiza ukiyahura. Reka da, niba ufuhira umuntu ugomba kugendana nawe ukamwizirikaho mpaka mu busaza, naho kuvuga ngo uriyahuye ubu musigiye abandi ahubwo utanazi. Ubu hari abagabo bari aha banze kurya mu rugo, sigaye bagenda babyimbye mu modoka bivugisha ngo barumvisha abagore. Urimo uriyumvisha wowe. Ninde wakubwiye ko kutarya, umugore utagukunda kutarya ibiryo bye ntacyo bivuze? Ahamagara abana ati mu byatakesha so yabyanze. Ariko isi we. Muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 19 harimo igitekerezo cy'umugabo witwa Yosefu waje kuba umugabo wa Mariya. Yosefu, Bibiliya itubwira ko ku murongo wa 19 yari umukiranutsi. Muri ubwo bukiranutsi bwe yari yararambagije nk'umukiranutsi. Ubu dufite urubyiruko ruri aha n'abasore ntago barambagiza gikiranutsi, bararambagiza kinyamugi. Kurambagiza kinyamugi rero uba ugomba gusomana n'umuntu mutaranagirana amasezerano, ukamusura rimwe na rimwe akazaza yifotoza amafoto yambaye agatuza avuye muri dushe akayakoherereza. Kenshi na kenshi ugatangira kumubaza ibiganiro by'imibonano mpuzabitsina mutaranabigeraho kubera ko ngo turi mu isi y'iterambere. Kenshi na kenshi bakabanza no kuryamana ngo babanze kumva ko bazanashimana. Uwo mwanda wose bawita ubunyamugi. Umusore utawukoze, umukobwa abwira abandi ati iriyanjije yo ku rusengero, umva bajye babigisha. Yosefu yarambagije gikiranutsi. Mu gihe yarambagizaga, igihe cyo kujya gushaka kigeze, avumbura ko umugore watwite. Yosefu akoresha ubwenge bw'abakiranutsi. Mbere y'uko abukoresha yabanje gukoresha ubwenge bwa kavukire. Ubwenge bwa kavukire bumubwira ko agomba gucika umugore. Cyokoze Yosefu aravuga ati Mariya twarakundanye, nzirinda kujyana inkuru, sinshaka ko bamutera amabuye mpari, ariko ndamucika nk'imfura. Marayika arareba asanga umwana uzavuka azitwa ko atagira se, azitwa ikinyendaro. Muzarebe ibyo Gideyoni yahuye nabyo. Marayika abwira Yosefu ati ibintu byo gucika uriya muntu wimucika ahubwo mwegere. Iyo Yosefu agenda, Mariya yari kugera mu Egiputa ate kandi atwite. Hari ibintu Imana ikora. Abantu b'uyu munsi murakundana, yarangiza akaguha rubanda ngo yerekane ko ari inzira makemwa. Abagabo n'abagore gusebanya, nubwo ushaka kwigira mwiza, nibyo abantu bazota inkuru z'umugabo wawe, ariko iyo filime nirangira bazaba bagize amatsiko yiyawe. Iyawe rero nizagira gute? Izakurikiraho. Nukoresha imbaraga zose ngo werekane ububi bw'umugore wawe, bazabwiga bafite inyota burangire vuba, basigare biga ububi bwawe. Mureke tuba abakiranutsi. Abasore baraha, uratandukana n'umuntu ukirirwa umusebya, kiriya gikobwa ni ikirara, nubwo ukibona muri korari kiriya ni igikobo ikiraho, wamuretse kumwamamaza ukamureka. Nshuti zanjye, Bibiliya inyereka umugabo witwa Koruneliyo, umugabo nakunze cyane. Mu byakozwe n'umwe igice cya 10 umurongo wa 2, Koruneliyo yari umuntu Bibiliya yavuze ko yubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose.
yavumbuye yuko kujya gusenga umugore adasenga hazavuka ikibazo, kujya gusengana n'umugore ariko abana badasenga hazavuka ikibazo. Ashinganisha Imana, arayibwira ati amayeri yo gushobora uru rugo ni uko ngomba gusengana n'abanjye bose. Byarariye ntibyariye? Byarariye. Icya kabiri Bibiliya yavuze kuri Koruneliyo, yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, ntabwo yari igisambo. Kurekura ugatanga nibyo bintu byari bigize idini ye, byatumaga abantu bahora banyotewe n'Imana ye. Icya gatatu kandi yasengaga ubudasiba, kandi Koruneliyo yari afite akazi kagoye. Yabaga mu mutwe w'abasirikare witwa Italiyana, wari umutwe w'abasirikare ukomeye mu gihe cy'ingoma y'Abaromani, wari umutwe wari uri bize w'abasirikare batajya baboneka, kandi yari umuyobozi wabo. Ariko wambaza uti yabonaga ate umwanya wo kugira gute? Gusenga ubudasiba. Izi stress za Kigali no kuvuga ngo mwarabuze ngo ubuzima buragoye, nta muntu n'umwe uzabyireguza imbere y'Imana. Umugabo wundi nakunze ni umugabo nasomye muri Luka igice cya 8 umurongo wa 41. Umugabo witwa Yayiro. Umwana yararwaye, amurekera umugore ararwaza. Yayiro aza kwicara, abona ibintu biranze. Yari afite umwana wararwara yendaga gupfa. Ariko Yayiro aravuga ati rero aya ni amakosa gufata ikibazo kiremereye nk'iki ukakirekera umugore wenyine. Yayiro abwira abagenzi, barabwira ati muhaguruke tujyane. Bakora urugendo bajya kureba aho Yesu ari. Yayiro arangije abwira Yesu ati yaba wampaga umugisha tugataha niwanjye hari ikibazo. Kwa Yayiro ntabwo yabonaga ko kuzura umwana aricyo cyari ikibazo gusa, hari n'ibindi bibazo. Yari abizi ko Yesu nagera mu rugo hari impinduka ziri bugire gute? Ziri buze. Ariko mbabaza, umwana wa Yayiro yarakize ntiyakize? None se kubizi ko ufite umwana w'umukobwa wakunaniye, ukaba ubizi ko ufite umwana w'umuhungu wakunaniye, abana ukaba warabagize abanyina, kandi nyina icyo yarashoboye yaragikoze akaba ageze ahananiwe. Umuntu umwe yarambaje ati Muso, kubera icyo abagore aribo basenga cyane? Ndamubwira ni rero abadamu babona umwanya, kandi abadamu rwose buri ibintu by'Imana yo babigiyemo baba babigiyemo. Arangije arambwira ati nuko abadamu aribo baha agaciro ibibazo biri mu rugo. Ariko igihe kirageze ngo n'abagabo tumere nka Yayiro, utangire wumve yuko kuba umukobwa wawe ameze kuri umuhungu wameze kuri yari ikibazo cyawe nawe. Ubu ababyeyi benshi barwaye indwara z'imivuduko y'amaraso n'umutima na za diabete. Kubera iki? Bikoreye iminaniro yabo, bikorera n'iyo abagabo bagombaga kwikorera. Inshuti zanjye, hari ikintu nagira ngo mbabwire gikomeye twihuta dushaka umusozo. Ellen White yagize iyerekwa, ni igitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 2, page 315 kugeza kuri page 322. Hari urugo rero Ellen White yaganirije. Uru rugo yandikiye uyu muntu, aramwandikira ati umuryango wawe ntiwishimye ubigereranye n'urugo rwawe. Umuryango wawe ntiwishimye, umugore wawe ntiyabonye ibyo yari yiteze mu rushako rwanyu. Umugore yari akwitezeho kuzaba umugabo w'imfura, umugabo ugira gahunda nziza, ariko ibyo yari akeneye ntiyabibonye. Gusa umugore wawe nawe afite ibibazo kuko afite ubwibone bwinshi, akomoka mu muryango w'iwabo wa nyina, umuryango ushyira mu gaciro, ariko umuryango w'abibone biyumvamo isumbwe babiyemeza. Umugabo yari yarashatse mu rugo rw'abiyemeza. Umugore wawe ni umugore utagaragaza ibimurimo. Umugore wawe nta kigaragaza urukundo rususurutse kuko abifata nk'intege nke cyangwa ubwana. Umugore w'uyu mugabo yageze aho umurakare, guseka, gukina n'umugabo arabireka, aravuga ati no, uko nkomeza gukina nawe no kuganira nawe amfata nk'umwana. Ubwo umugore yabaye umurakare rero. Umugore wawe yihaye guceceka ngo yiheshe icyubahiro no kwishyira ku ruhande. Magambo make, kugira ngo umugore wawe kugira ngo yiheshe icyubahiro umwubahe, byamusabye guceceka
ndetse no kwishyira ku ruhande, kwivumbura. Hari abagore bashaka icyubahiro kugira ngo umugabo amwubahe, agaceceka. Mu gitondo ukazaza ubona umuntu yabishye, yarangiza ukazaza ubona ibintu byose urimo gukora arimo arakubwira ati genda ubikore, ngewe nta kintu nkivuga, jya ubikora nyine n'ibyawe birakureba, akishyira ku ruhande. Ubwo buryo bwo kwivumbura ni bubi. Wa mugabo we, ubwo ubushobozi muri wewe buzaba bukangutse, nibwo uzamenya icyo abagore baba bashaka, nibwo uzumva ko ubugingo busonzera gukundwa. Abagabo muri twe harimo imbaraga yasinziriye. Umugore yakubwiye ngo aragushaka, uhita wumva ari ya magambo y'abagore. Yakubwiye ati narakubuze ndagukeneye, uhita uvuga utari ko se Kigali iranshaka nawe uranshaka, urabona nzicemo ibice bingahe. Ariko umunsi Imana yakanguye abagabo, nibwo ngo bazamenya abagore icyo baba bashaka, kandi ngo nibwo bazumva icyo uburyo ubugingo busonzera gukundwa. Abagabo tubana n'ubwo bumuga. Yarakomeje aramwandikira ati wa mugabo we, wihaye isumbwe mu by'idini n'iterambere mu by'Imana, ariko ibyo bintu byabaye inkomyi ku mugore wawe kuko ababazwa nuko utisobanukirwa. Umuntu akaba mu rugo, ariko ku rusengero ugasanga yashishikaye we. Ibintu byo ku rusengero barimo kubwira bati kanaka iyo ataje isabato irabiha, ariko mu rugo bakakubwira bati iyo ataraza tuba natwe dutuje. Nawe yaramwandikiye ngo urushako rwanyu ntabwo rwabayemo ibyishimo, ntabwo mwakwiranye, byakomeje kwanga. Wabitsemo umugore wawe ubwoba bwo gutera intambwe, kandi umugore wawe akeneye kwiga kutishingikiriza ku bandi. Ntawe umenya aho bwira ageze. Ejo ushobora kurwara, ejo ushobora kujya gukorera kure y'urugo, ejo ushobora gupfa, nabyo birashoboka. Umugore waziritse ku maso yawe utekereza ko azabaho ate? Wananiwe gutoza umugore wawe kwigirira icyizere, ubuze ikinyabupfura cyo kumwitaho. Witondera gushaka uburyo wagendana n'umugore wawe. Kugendana n'umugore wawe urabitinya, ni ibintu wanga. Hano muri iki gitabo yanamugira inama, aramubwira ati wa mugabo we, niba ushaka ko ibintu byawe bikira, nujya mu birori jya ujyana umugore wawe, nujya ku rusengero ujya ujyana umugore wawe. Ibibazo ufite byinshi bizakemukiramo aho ngaho. Ariko abantu benshi ubu baremeye, bafata kredi ya banki bagurira abagore babo imodoka nawe aguriye, ariko esansi iraje twegeranye. Esansi iratwegeranya. Ubu abantu bari baguze amamodoka avuga ati stress y'uyu mugore sinyishaka. Esansi iri butwegeranye, mujye mugendana mucecetse ariko mugendana. Impamvu ni iyihe? Hari abantu benshi birinda kugendana n'abagore babo, akavuga ati umugore wanjye iyo tugendana mba mbona ameze nk'urwego rw'ubutasi cyangwa rw'ubushinjacyaha. Usuhuza umuntu, umugore akakubaza ati uriya ko umusuhuje, ubwo ni urwego ruhe? Ni urwego rw'iki? Rw'ubutasi. Uriya muntu ko nkubonye agaseka nawe ukamureba ugaseka, muziranye. Oya bimbwire ngiye byanjye birangirira aha. Badamu barasetse. Nyemerera ngendane nawe nk'uko Enoki yagize gute? Yagenze. Mugerageze kugendana n'Imana. Nuramuka wikuyemo ibyo bintu bibiri, kuba urwego rw'ubutasi no kwirinda kuba urwego rw'ubugenzi iki? Rw'ubushinjacyaha, uzagendana n'uwo mwashakanye kandi mugende mwishimye. Ariko kutagendana ni ikibazo. Hano muri tabo baranditse ngo wagiye usiga umugungu, kandi inshuro nyinshi wasigaga umugore wawe ababaye. Rimwe na rimwe byagusabaga ko umugore wawe agaragaza agasuzuguro kugira ngo umenye ko yatahuye ko hari ibyo. Nawe yaramubwiye ati umugore wawe amaze kubona umucanzi yakoresheje tekiniko, akazaza gusuzugura ngo akwereke ko nawe ku maso. W'abadamu benshi ubukristo bwaramanutse, agasuzuguro kajya he? Uravuga wavuga akakubwira ati wirindire kata. Wa mugabo we urakonje bikabije, kandi ntugonda ijosi. Ukeneye yuko umugore wawe adafite mu maso,
kandi ngo abe ntabwo ushakashaka impamvu yabyo. Wowe ubwawe iyo urebye umugore wawe mu maso atishimye, uko wamurambagije asa siko agisa, uko yasekaga siko bimeze, wagikozeho iki? Aho kwirunete kora ubushakashatsi bwo mu maso y'uwo mwashakanye. Ntabwo umugore wawe atinyuka kugufungurira umutima, kuko iyo atangiye kuvuga yiyumva ko atandukanye ibyiyumvawe, uhita umuhagarika ukavuga nabi. Agatangira uti papa kana, nyamara uyu munsi ibintu ntibyagenze neza. Umugabo agahita akubwira ngo ubwo ndabizi ugiye kuvuga ibya ya modoka naguze, ndamaze, wowe iwanyu wakuye y'iki, uko waje n'ukuze, kandi ntazi ibyo wari ugiye kugira gute. Wenda wari ugiye kuvuga yuko yaganiriye n'umukozi barapfubirana bitari ngombwa. Abagabo twigize abantu bareba kure, bareba no mu mutima. Umuntu aba akijya kukubwira ukamutanguranwa, ukamubwira ibintu byinshi binyuranye n'ibyo yashaka kuvuga. Byarangiye uyu mugabo afite umugore uhora acecetse, akagira ngo afite umugore mwiza witonda, naho rushorera ye yize uko azaza agira gute, ayiragira. Ndasoza mbabwira amagambo akomeye. Ni amagambo nasomye mu gitabo Urugo rwa Gikristo, paje 42. Hari ingo ibihumbi n'ibihumbi zubakwa, abagabo n'abagore bakabana ariko badakwiranye. Ibitabo byo mu ijuru byuzuye imivumo, gukiranirwa ndetse n'ihohoterwa byihishe mu mwambaro wo gushyingiranwa. Umwambaro wo gushyingiranwa, twe tubona abantu bambaye impeta bagendana ku rusengero, abasore bakiri bato bakubita urutoki ku rundi, Imana nanjye izampa umugore nk'uriya mama kanaka yashatse neza pe. Ariko aho hari nawe aba ameze nk'uwigendera mu isanduku yarapfuye ku munsi w'ubukwe. Mu bitabo byo mu ijuru byuzuye imivumo, gukiranirwa ndetse n'ihohoterwa byihishe mu mwambaro wo gushyingiranwa. Nicyo gituma mburira abasore n'inkumi bari mu kigero cyo gushyingirwa ngo bajye bagenza make mu guhitamo uwo bazabana mu kubaho kwabo kose. Bajye bagenza make. Umusore uri mu nzu y'Imana, Imana izamwereka uko agenda, imwereka uko ahitamo, imuha umuvuduko akoresha yihuta ajya mu rushako, kuko Imana ari yibizi biri imbere. Niki dushobora gukora? Ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu Kristo ni byose. Aho kugira ngo urugo rwawe uzarwegurira abikorera ku giti cyabo, rwegurira ijuru. Shaka uburyo Imana iba mu buzima bwawe. Imana yemeye yuko twiga aya magambo kugira ngo dukoreshe ikoranabuhanga mu ngo zacu, bizatuma ikoranabuhanga ritadusenyera. Ariko umuntu udakoresha ubu bwenge bw'ibyanditswe byera, urugo rwe ruzasenyuka byanga byakunda. Imana iduhe ubwenge, itubere ubwenge, Imana iduhe kwihana kuva uyu munsi, kandi iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Imana iduhe umugisha kandi tugenderere. Imiryango ifite ibibazo tuyitunze ijuru, kugira ngo ijuru rirambike ikiganza hejuru y'iyo miryango. Nubwo iri mu miraba, nubwo hari abantu bicaye aha babona muri iki cyumweru cyangwa muri uku kwezi cyangwa muri uyu mwaka ingo zabo ziri busenyuke, fata urugo rwawe uruzirike ku Mana, ntacyo ruzaba kandi nawe ntacyo uzaba, mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye turaguhimbaje, habwa icyubahiro. Tugushimiye imbabazi zawe udahwema kutugirira, ubuntu bwawe waturindishije kugeza amagingo aya ngaya, turagushimiye, habwa icyubahiro. Akoze mubyeyi kuko utugejejeho ijambo ryawe. Mwami mwiza, twaje imbere yawe dukeneye kwezwa n'ijambo ryawe. Reka imitima ikozweho muri aka kanya uyibabarire, maze icyubahiro kibe cyawe. Twigishije byinshi Mwami mwiza byerekeranye n'imiryango waduhaye, birareba ababyeyi kandi birareba abana, nta n'umwe usigaye, twese tugirirwe ubuntu nawe.
twigishije mwami mwiza imiryango wagiye ugenderera ni myinshi cyane, dufashe umwanya wo kuba ahangaha tukayirondora ntabwo yarangira, ariko ukomeze kwigisha umutima wa buri wese. Nk'uko rero wagendereye umunyashine mu kazi akakugiriraho umugisha uciye muri Elisa, kandi ukagenderera Abigayili mwami mwiza ukamuha ubwenge bwo gukiza urugo rwe, ndetse ukagenderera Mariya na Yosefu. Ariko hari n'urundi rugo mwami mwiza dukwiye kwigiraho wagendereye, urugo rwa Lazaro, Mariya na Marita. Bakugiriyeho umugisha, maze mu gihe wari hano ku isi ukajya urutahamo, utahe mu ngo zacu. Nuko mwami mwiza hari ikindi cyitegererezo twabakuyeho, bariya baja bawe n'umugaragu wa Lazaro ubwo inshuti yawe yapfaga. Warategetse ngo asohoke mu gituro, aka kanya tugaragaye nk'abapfu bapfunyitse mu mbabazi zawe. Turakwinginze utegeke dusohoke mu gituro cy'ibyaha, maze tugirirwe imbabazi nawe. Imiryango yacu gutunganira, aho byapfiriye bikize, ushobora byose twishyize mu biganza byawe. Turakwinginze mubyeyi, dusezereshe umugisha wawe, tutibagiwe umugaragu wawe wadutumyeho, tumusabiye umugisha utagabanije mubyeyi, mwongerera impano, umukuze mu majyambere y'iby'umwuka, kandi we n'umuryango we uzabaye gutaha mu bwami bwawe. Twese mwami mwiza dukomeze kwibera mu biganza byawe, dusabira mwami na gahunda irakurikiraho kugira ngo bane natwe. Turinde kirogoya y'umwanzi aho yaturuka hose, ibyo ushima n'ibyo ushaka ubidore mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.